Florida ifite amacunga menshi, byashoboka ko bwaba ari bwo bwa mbere naba narigeze nyabona asa neza bene aka kageni. Ariko icyahoze kintangaza ni iki? Mbese aya ni amacunga koko? Ndashaka kubabwira ko iri ari ishyamba rito, ariko iki ngiye kuvuga ntabwo kigaragara kuko atari icy'ukuri. Ariko aya yo niyo. Imana irashaka kugukoresha ngo uzane uburyohe butari ubw'amacunga, ahubwo uburyohe bw'urukundo rw'Imana ku bantu mu gisekuru kiri gupfa, kuko rwose nizera ko Yesu aje mu gihe gito cyane. Dushobora kuba igisekuru cya nyuma mbere y'uko umwami wacu agaruka. Ni ubwa mbere mu mateka y'itorero ry'Abadiventiste byabayeho. Ahari koko Yesu agiye kugaruka. Witeguye kugaruka kwa Yesu? Si igihe kirekire gisigaye ngo umwami twategereje kuva kera cyane atunguke ku bicu. Yesu agiye kugaruka vuba cyane, kandi tubasha kuba ari twe gisekuru cya nyuma kibaye mu isi, nk'uko Pastor Teddy Wilson abivuga, uwahoze ari umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste ku isi. Iri jambo ryo ku gisekuru cyacu gishobora kuba ari cyo cya nyuma by'umwihariko twebwe Abadiventiste rikubiyemo byinshi nk'uko abivuga. Igisekuru cya nyuma ku Badiventiste bisobanuye kuba ari bo bantu bashobora kuzakurwamo abantu 144, abantu bazajya mu ijuru badapfuye nk'uko tubyizera tubikuye muri Bibiliya. Igisekuru cya nyuma kandi bisobanuye ko abantu b'Imana babayeho muri iki gihe ari bo bantu igitabo cy'ibyahishuwe cyavuze, abantu bazarebana n'inyamaswa bagahangana n'umubare w'inyamaswa, bakabuzwa kugura no kugurisha mu isi y'iterambere nk'iyi, kandi bakabuzwa gusenga Imana ku munsi uhuye na Bibiliya. Abantu babayeho mu gisekuru cya nyuma, koko bibaye ari ukuri tukaba ari twebwe, nitwe abantu twazakira umwami mu kirere akadusanga mu mubabaro utarigeze kubaho, umubabaro umuhanuzi w'Imana Daniel yigeze kwerekwa. Nitwe bantu kandi uko byagenda kose umuhanuzi Yohana yeretswe ku kirwa cy'i Patmos, akabwirwa ngo abo bantu ureba basa n'abanyantege nke nibo bagomba kwamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu bwanditswe mu byahishuwe. Ati kandi abo bantu bazahanagurwa amarira yabo ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Dushobora kuba turi igisekuru cya nyuma ku isi, kandi nyuma yacu hakaba nta bandi bantu b'Imana Imana itegereje kuri iyi si bazabasha kuyihagararira neza mu rugamba rukomeye rusoza amateka y'isi. Koko ni twebwe Imana ishobora kuba yaravugaga ubwo yavugaga iti, mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Twebwe abantu babayeho ubu bananutse cyane kurenza abandi babayeho ku isi bose, bagufi kurenza abandi babayeho kera. Tw'abantu b'igisekuru kibayeho mu buzima bukomeye bw'icyaha, aho umwanzi ahora yiga iterambere ryo gucecekesha umuntu w'Imana wese. Nitwe koko, nitwe Imana yaba yararebye ikabona ari twe gisekuru kigomba kuzaca muri ibyo bintu bikomeye gutyo. Pastor Teddy Wilson ahari wari umukumbuye, ubutumwa afite uyu munsi buravuga ngo, Mudiventiste dore ubayeho mu gisekuru kiri gupfa, kandi nzi neza ko icyari igisekuru gishobora kuba ari cyo gisekuru cya nyuma mbere y'uko umwami wacu agaruka ku bicu. Ati mu gihe nk'icyo aho isi buze ibyiringiro, niba wowe ufite ibyiringiro bibonerwa muri Yesu Kristo, iki ni igihe cyawe ngo uryohere isi nk'uko icunga riryohera akanwa kawe. Mu yandi magambo arashaka kuvuga ati, akanwa n'isi kandi icunga ni wowe nanjye. Imana irashaka kugukoresha muri iki gisekuru cya nyuma, maze ukabwira abantu batabizi ko Yesu agiye kugaruka vuba cyane, vuba bishoboka. Witeguye kuza kwa Yesu? Urumva udafite ubwoba umaze kumva aya magambo ko dushobora kuba turi igisekuru cya nyuma ku isi? Nkwaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye gutemberera mu gace ka Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahamaze igihe gito habereye amateraniro akomeye y'abavugabutumwa bato, abavugabutumwa b'urubyiruko rw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bari bakomotse ku isi yose hirya no hino. Ntujye kure, turebere hamwe iby'igisekuru gishobora kuba ari cyo cya nyuma ku isi, ari cyo gisekuru uyu munsi turimo. Nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro uri kumwe na Jacques Lameke,
twongeye kuguha ikaze kandi uduha igitekerezo cy'uko ubyumva ushingiye ku kwizera kwawe n'umudendezo w'umutimanama wawe. Ikaze muri iki kiganiro. Imana irashaka kugukoresha ngo uzane uburyohe butari ubw'amacunga, ahubwo uburyohe bw'urukundo rw'Imana ku bantu mu gisekuru kiri gupfa, kuko rwose nizera ko Yesu agiye kugaruka mu gihe gito cyane. Dushobora kuba igisekuru cya nyuma mbere y'uko umwami agaruka. Ubu noneho ndashaka kureba neza mu by'ukuri niba koko yari amacunga. Ndashaka ko bake muri mwe namwe mwagiraho make. Ngiye kujugunya rimwe. Aha, usame neza. Kandi ntabwo nigeze nsaba urubyiruko rw'itorero gukora ibi bintu. Muyobozi Park, mbabarire kuko nabaye nk'uwafunze ibyanditswe byera hano mu gihe gito. Ariko murabizi bimwe muri ibi bintu byiza by'agahebuzo ni imigisha y'Imana kuri twe. None ndashaka ko musama niri. Nyuma y'ibyo, Pastor Ted Wilson yongeye kwinjira mu wundi mwanya ukomeye cyane, aho yahawe Bibiliya ye nyuma y'imyaka myinshi cyane. Iyi Bibiliya Pastor Ted Wilson yari yarayitaye ku kibuga cy'indege cya Afurika y'Epfo ubwo yari avuye muri Zambia. Uwatoraguye iyi Bibiliya ntiyarazi Imana habe no kumenya izina rya Yesu, ariko ubwo yari amaze gutoragura iyi Bibiliya ya Ted Wilson yarayize cyane, ayisubiramo yitonze, iramuhindura. Nyuma y'imyaka myinshi nka 16 yaje guhamagara mu biro bya Pastor Ted Wilson. Icyo gihe Pastor Ted Wilson yari akiri umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste ku isi yose. Arababwira ati, mfitiye ubutumwa Pastor Ted Wilson. Umutima wa Pastor Ted Wilson wari warashengutse cyane kubwo kubura Bibiliya ye ya kera, ubwo amakuru yamugeragaho ko ari umuntu umushaka kandi ko ashaka kumuha Bibiliya ye. Baramutumiye, batumira uwo muntu wari ufite Bibiliya ya Pastor, bamubwira ko hari amateraniro y'urubyiruko rw'Abadventiste azaba, kandi bamubwira yuko Pastor Ted Wilson nawe azaba ari muri ayo materaniro. Baramubwira bati, uzaze muhure na Pastor Ted Wilson muri ayo materaniro y'urubyiruko. Video ugiye kureba niyo umugabo wahindutse umuntu w'Imana kubwo gutoragura Bibiliya ya Pastor Ted Wilson, ngo agasangamwe amasomo Pastor yari yaragiye acaho uturongo, akayiga neza, maze uyu munsi akaba yarahindutse. Nubwo ataraba umudivantiste w'umunsi wa 7, aracyarwana intambara ku byerekeranye n'isabato, kandi aho yavuye niho hari habi nta kabuza. Imana izakomeza kumuyobora. Komeza ukurikirane iby'iki kiganiro, ntujye kure. Yaravuze ngo mu kwa 12 muri Orlando, Florida hazabera amasomo y'urubyiruko rwa Gikristo, maze adutumira nk'umuryango. Rero nshobora kuyimuha. Rero nakubashye uyu munsi nyakubahwa Ted, ngo nkwe Bibiliya yawe wari warataye. Bavandimwe bashiki banje, ubu ni ubwa mbere nyuma y'imyaka 16 mbashije kongera gufata cyangwa kubona iyi Bibiliya. Ndimo ndashakisha ngo ndebe niba igifite ibimenyetso bike bisigayemo, ariko iracyabifite rwose. Ndashaka kubabwira abavandimwe bashiki banjye nti mbega amarangamutima kuri jye. DeWalt, urakoze cyane kubwo kwizera kuzuye ku Mana. Urakoze kubwo kwizera ijambo ry'Imana, kandi urakoze kubwo kungarurira Bibiliya yanjye. Ndashaka kubwira urubyiruko ngo nta kintu kidashoboka ku Mana.
Imana izagutwara ikunyuze mu cyo ari cyo cyose uzahura nacyo mu hazaza hawe. Kandi reka mbabwire, itorero ry'Abadiventiste rizaca mu bihe by'amakuba imbere aha. Igitabo gikomeye, igitabo cy'intambara ikomeye, kitubwira iby'ibyo tuzanyuramo. Igitabo cy'ibyahishuwe kikatubwira ibyo tuzacamo. Ariko nta kintu kidashoboka ku Mana. Ntabwo byarangiriye aho. Pastor Ted Wilson yaje guhamagara umuryango wa Duarte, uyu watoye Bibiliya ya Ted Wilson kandi akaba ahamya ko yahinduwe nayo. Pastor yabahaye impano z'ibitabo bitandukanye by'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi by'umwuka w'ubuhanuzi, harimo na Bibiliya. Babwira uyu muryango amagambo meza bati, tubahaye ubu butunzi buhebuje bugaragaza ko turi mu ntambara. Bati kandi twizeye ko ibi bitabo tubahaye harimo na Bibiliya bizababera umugisha ukomeye mu bihe byanyu byose. Itorero ry'Abadiventiste riri gutoza abana bakiri bato gukomeza ukwizera kw'iri torero no kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu. Mu yandi magambo, abayobozi bakuru b'iri torero bari kwigisha urubyiruko rukiri ruto gushikama ku byanditswe byera no kumenya kubyigisha neza. Aya materaniro ureba ni amateraniro y'urubyiruko rw'itorero ry'Abadiventiste bari bakomotse hirya no hino ku isi. Nituvuga urubyiruko ntiwumve ko ari amateraniro ya Jia, ahubwo tubisobanure neza. Aya materaniro yari yakozwe n'itsinda ry'ababwirizabutumwa bakiri bato bakubiye mu itsinda ryitwa GYC. Ayo magambo akaba avuga ngo Generation Youth Class. Ni urubyiruko rwo muri iki gisekuru rwahagurutse ngo rwamamaze Kristo no kugaruka kwe. Uru rubyiruko rugizwe n'abasore b'abavugabutumwa b'itorero bari hagati y'imyaka 18 na 35, bakaba baremeye gusiga ibyabo ngo bavuge ukwizera kwa Bibiliya kandi ngo bavuge ibyo kugaruka kwa Yesu kugira ngo abatuye isi bitegure impanda igiye kuvuga. Iri tsinda ry'aba basore ryatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2002. Batangira ari nk'agatsinda gatoya kabarizwaga mu ishuri ry'i Michigan muri Amerika. Icyo bifuzaga ubwo batangiraga, bashakaga kureba bimbitse uburyo urubyiruko rw'itorero rukiri ruto rwagira imibereho yimbitse y'ibyamwuka. Nyuma y'ibyo, abo basore baje kwaguka. Buri kwezi kwa 12 gushyira ukwezi kwa mbere kwa buri mwaka, uru rubyiruko ruhura n'urundi rubyiruko rw'abavugabutumwa bo mu itorero baba bavuye hirya no hino ku isi yose, bagatumira abasaza b'itorero nka ba Ted Wilson, ba Mark Finley, ba Randy Skit n'abandi bavugabutumwa bakomeye mu itorero ku isi. Urwo rubyiruko rukicara hasi rukarambya, maze abasaza b'itorero bakarwigisha bakarubwira bati, bana bato, twebwe turashaje kandi ubwo dushaje dushobora kuzava muri uyu mubiri mbere yanyu. None muzakomeza itorero ryanyu kandi ntimuzatatira igihango cy'ukwizera kwacu no mu gihe tuzaba tutakiriho. Muzaba abagabo nyabagabo muri iki gihe gikomeye cy'igisekuru gishaje kandi muzaba intwari kugeza ku gupfa, kandi ukwizera kwacu guhuje na Bibiliya muzakwigishe barumuna banyu nk'uko ba data batwigishije, natwe tukaba turi kubigisha uku kwizera. Ntimuzagutatire, turabibasabye. Materaniro y'ukwezi kwa 12 gushyira ukwa mbere yari yahuje imbaga y'urubyiruko rw'itorero. Abari bari muri aya materaniro bakabakabaga hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 6. Bari bakomotse hirya no hino ku isi. Bagaburiye abashonje imbuto ziryohera, babagezaho ibitabo bitandukanye birimo Bibiliya n'ibitabo byo kwizera kwacu, kandi bababwira ko Yesu ashobora kugaruka mu gisekuru cyacu. Basohoye imfungwa zifungiye muri Amerika, bazibwira amagambo meza yo muri imitima, kandi izo mfungwa zifungiye muri izo kasho z'umwijima zo muri Amerika bazisigiye inyandiko zera zizajya zisoma zibuka ko nubwo batazi ibibera hanze y'inkuta zibakikije, ku Uwiteka azajya abana nabo akabahumuriza. Ibi bihe byabaye byiza Abadiventiste babwira isi byenda kubaho. Rubyiruko rw'itorero, iki nicyo gihe ngo twicare ku birenge by'abasaza baza amateka y'iri torero ngo batwigishe, baduhugure, batubwire uko tugomba gukomeza ukwizera kwacu kutavangiye, ukwizera kuzageza ubwo Yesu azaba agarutse. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa 2 paje y'181 hari amagambo akomeye umuhanuzi yeretswe n'Imana mbere yuko ava muri uyu mubiri. Tugiye gusoma ayo magambo kandi uyiteho cyane. Yaranditse ngo, nimutyohe kugira abakozi bageze mu zabukuru
batekereza ko bagomba gukora inshingano zose no kwikorera imitwaro yose. Ahantu hashya ho gukorera hahora havumburwa imbere yacu. Nimureke abasore bifatanye n'abakozi bafite ubunararibonye, basobanukiwe n'ibyanditswe, bamaze igihe kirekire bakora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Abantu bagaragarije ukuri mu byo bakoraga mu mibereho yabo, bakishingikiriza kuri Kristo uko bukeye n'uko bwije, kandi basenga Uhoraho nk'uko Daniyeli yabigenzaga. Hepfo yaho barakomeje barandika ngo, mu mvugo, mu mwuka no mu mahame, abantu bagize Imana ibyiringiro byabo. Ni intangarugero ku bakiri bato bakorana nabo. Abagaragu b'Imana b'indahemuka bagomba kwifatanya n'abasore bakabakuruza imirunga y'urukundo, kubera ko nabo ubwabo bakururwa n'imirunga y'urukundo rwa Kristo ngo babasange. Bakurikiye neza amagambo tumaze gusoma, dusomye ko atari abasaza bose bagomba kwigisha abasore iby'uko kwizera kwacu. Hari n'abasaza baba bataritwaye neza mu minsi yo kubaho kwabo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo abasore bagomba kwifatanya n'abakozi bageze mu zabukuru ariko bafite ubunararibonye kandi basobanukiwe neza n'ibyanditswe, ndetse bamaze igihe kirekire bakora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Abo nibo bagomba kwifatanya n'abasore bakabagira inama, bakabigisha ukwizera kw'abakurambere babo no kugaruka kwa Yesu. Pastor Teddy Wilson arakubwira ngo, Mudivantiste, njye ubu ngesigaye nizera ko habura gahe gato cyane Yesu akagaruka. Ati ni gatoya cyane ku buryo dusigaye twizera ko iki gisekuru cyacu gishobora kuba ari nacyo cya nyuma, nta bandi bantu b'Imana bazabaho uretse twebwe. Wowe wakurikiye iki kiganiro urabibona ute? Urebye ku ntambara ziri kwaduka mu isi, uko abategetsi bahora bahanganye, uko inzara n'ibyorezo biri kurushaho kwiyongera, uko ubusambanyi bukabije n'ubugome bwo kwica abantu, ukareba uko amategeko agamije gushyiraho itegeko ry'icyumweru yiyongera, iby'igishushanyo cy'inyamaswa no kuzahatira abantu b'Imana kwakira icyo kimenyetso, nawe ubona bidusatiriye cyane ku buryo rwose ubona byashoboka ko turi abantu ba nyuma ku isi, turi igisekuru cya nyuma kandi Yesu agiye kugaruka, cyangwa isi iracyaryoshye kandi nyuma yacu hari imyaka ibihumbi byinshi. Tuganire, duhana ibitekerezo, tunaboneyeho kubamenyesha ko dusoma cyane ibitekerezo mwandika. Tubashimira uburyo muduhugura natwe, mutugira inama, mutubwira uko mubyumva nuko twabigenza ndetse n'ibindi. Uwiteka abaho umugisha. Rero tubasezeyeho, dusoreje iki kiganiro cyavugaga ku butumwa bukomeye bwa Pastor Teddy Wilson. Wabanye na Jacques Lameke. Gira amahoro, Imana ikurinde.